kubera iki ukwiriye gusoma Bibiliya, cyangwa se ni akahe kamaro mu by'ukuri ko gusoma Bibiliya? Abantu benshi bashobora kumva nta mpamvu yo kwibaza iki kibazo, ariko ntitwibagize ko nanone hari abantu benshi bafite Bibiliya zabo zatoye uruhumbu, ndetse hari n'ugerageza kuyisoma agahita atangira kumva atangiye gusinzira. Icyo ni ikikwereka ko igihe cyose utari wamenya impamvu nyirizina ukora ikintu, biroroshye ko utakaza imbaraga zo kugikoresha. Bivuze ngo rero iki kibazo ni ingenzi cyane kumenya kubera iki ukwiriye gusoma Bibiliya. Mu kugusobanurira akamaro ka Bibiliya cyangwa se akamaro ko gusoma Bibiliya, ntabwo ndi buze kubikora wenda nk'uko abandi bajya babikora, ngo dore imimaro 7 ya Bibiliya, ngo dore imimaro 15 ya Bibiliya, ngo dore imimaro ingahe yo gusoma Bibiliya. Oya, ahubwo nyemerera nkoreshe ubu buryo. Reka nkoresha aka kantu. Aka ni agakoresho ka elegitoronike mperutse kugura. Reka tugafungurane nkwereke icyo nshaka kukwereka. Agakoresho ni aka. Muri aka gakoresho habamo akantu kitwa instruction note, cyangwa se agapapuro kakozwe n'uruganda rwakoze nyine aka gakoresho ka elegitoronike, kuko bazi ko uburyo bagakoze ari bo babizi neza. Bagushyiraho instruction note kugira ngo iki gikoresho cya elegitoronike utazacyangiza cyangwa se kikagucanga kugikoresha. Niyo mpamvu bagushyiriramo instruction note. Ahubwo ngo uburyo twakoze iki gikoresho nk'abantu bagisobanukiwe neza, iki kijya aha, kiriya kijya hariya, iki kigenda gutya, ku buryo nubwo iki gikoresho naba nkiguze ari ubwa mbere, nkikoresha mfite confidence, nzi buri kintu aho gikwiye kujya. None kubera iki nkoresheje nanone uru rugero? Ikibazo cyacu kiri kubaza ngo ni akahe kamaro ka Bibiliya. Umuntu wakurikiranye neza yahise yumva impamvu dusoma Bibiliya. Ni ukuvuga ngo Imana yashyizeho uburyo bwa instruction note, kuko ariyo yakoze iyi si, niyo ya designing iyi si turiho, niyo yaturemeye ubuzima turiho, niyo yadushyize muri iyi si, izi ni impamvu dukwiye kuyibaho. Iyo Mana niyo yadushyiriyemo instruction note, cyangwa se uburyo ikintu gikwiye gukorwa ku buryo bitazana ingaruka. Niyo mpamvu uzabona umwanditsi akora ku bintu bya mariage, akora ku bintu by'ubutunzi, agakora ku buryo umukozi abana n'umukoresha, agakora ku buryo umukoresha abana n'umukozi, agakora ku buryo abantu bakoresha impano zabo, agakora ku buryo donc ikintu cyose, situation yose wahura nayo muri ubu buzima, Bibiliya yagiye ibigarukaho, ku buryo uba muri iyi si uri confident, ufite icyizere 100% cy'uburyo ubuzima bukwiriye kumera. Abantu benshi ntabwo babona Bibiliya muri ubu buryo. Niyo mpamvu uzabona hari abakristo benshi ubaza ngo ese uzajya mu ijuru, ukumva arakubwiye ngo bizaterwa n'uko nzapfa meze. Nimfa nihannye nzajya mu ijuru, nimfa ntarihana ubwo bizaba bihwaniye. Ukibaza ubu bukristo, none se Yesu ubwo yapfiriye iki? Ko mwumva n'ubundi ubukristo bumeze nka beti, ni nzapfa nzakira simbizi. None se ubwo icyizere kirihe? Niyo mpamvu Imana yadushyiriyeho igitabo cya Bibiliya, kugira ngo ubashe gusobanukirwa, ube mu buzima atari ibintu byo guteraterana, ube mu isi uri confident y'uburyo ukwiye gukoramo ibintu mu buryo butaguteza ingaruka, ndetse kandi uba uzi na nyuma y'ubu buzima bizagenda bite, utari umuntu uri gupfundikanya. Kugira ngo ubyumve neza, reka dukoreshe na Bibiliya ubwayo, kugira ngo wenda bitaza kugaragara nk'aho ari igitekerezo cy'abantu. Reka nifashishe icyanditswe
kiboneka mu gitabo cya kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 3 uhereye ku murongo wa 16 kugera ku murongo wa 17. Tuhasanga amagambo agira ati, ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza iby'ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Iki cyanditswe kirakungahaye cyane ku buryo tutakivuga aka kanya ngo tumaremo uburyohe bwose gifite. Muri aka kanya ngiye kugerageza kukivugaho gakeya nibura ngo turebe icyo twabonamo ku kamaro ka Bibiliya. Bibiliya yatangiye tuvuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Muri iki cyanditswe baratubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Mu yandi magambo, Imana idushyira mu isi ntago yashatse ko tubaho nk'abantu batazi iyo bajya, nk'abantu babayeho mu buzima bumeze nk'aho ari betting, batazi ngo ni iki kijya mbere, nimpfa bizagenda gute, iki kintu kimbayeho nabigenza gute, iyi situation imbayeho byagenda gute, mbaye umubyeyi byagenda gute. Donc Imana yashimye ko tuba mu isi tuzi neza impamvu duhari n'uburyo dukwiye kubaho ubuzima. Icya kabiri, icyanditswe gikomeza kitubwira ngo bigira umumaro wo kwigisha. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose wakenera muri ubu buzima, Bibiliya ifite ubushobozi bwo kukikwigisha. Waba wibaza uburyo waba umubyeyi mwiza, Bibiliya ibivugaho. Waba wibaza uburyo waba umufasha mwiza, Bibiliya ibivugaho. Waba wibaza uburyo waba umukoresha mwiza, Bibiliya ibivugaho. Waba wibaza uburyo waba umukozi mwiza, Bibiliya ibivugaho. Waba wibaza ibintu bijyanye na marriage, urushako, ikintu cyose watekereza, Bibiliya irakikwigisha. Ikintu cyose Bibiliya irakikwigisha. Bibiliya igakomeza itubwira ngo igira n'umumaro wo kwemeza umuntu iby'ibyaha. Uzajya wumva hari abantu bavuga ngo none se gukora iki kintu ni icyaha, none se gusomana ni icyaha, none se kwambara ibi ni icyaha, none se tatuwaje ni icyaha, none se imisatsi kuyigira gutya ni icyaha, kugira gutya. No, ukumva umuntu nawe nyine abayeho ubuzima atazi ngo niki nakora, niki ntakora, ni gute nabaho, ni gute ntabaho. Donc ukumva nawe ntazi icyaha niki, kibujijwe niki, cyemewe niki. Ibyo byose Bibiliya ibivuga. Bibiliya ikomeza utubwira ngo no kumuhanira gukiranuka. Icyiza ntago nanone Bibiliya idusiga nk'iri kutujajinga ngo ntukore iki, ntugire gutya. Wenda iri kukwereka ko ufite ingeso mbi ariko ukwiye kureka, noneho ngo igusige gutyo. Oya, Bibiliya ikwereka n'igisubizo cy'uburyo niba ufite ingeso yakubase nayo wayigobotora, niba ufite umujinya wakubase wawigobotora, niba ufite abantu baguhemukiye byakunaniye kubabarira uburyo wabigenzamo. Ntabwo Bibiliya yadusize mu rujijo, ahubwo ni umufasha utuyobora. Bibiliya ikomeza itubwira ngo ibyo byose Imana yabikoze kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse, umuntu w'Imana abe ashyitse. Umuntu w'Imana aba ashyitse. Ubu uri umuntu uri confident muri ubu buzima, utari kubaho nk'umuntu uri gupfundikanya utazi ngo bizagenda gute, nzapfa nzakira simbizi, ese nupfa uzajya mu ijuru ntabwo mbizi, bizaterwa nuko nimpfa nihanye nzajyayo, nimpfa ntihanye ubwo nyine bizamwatira. None se uzajya mu ijuru urumva ngerageza gukora ibyiza, Imana nishyira ku munzani ibyiza bikaba byinshi nzajya mu ijuru, niba bike imirimo niba mike. Donc uri nawe ntabwo uri shuwa muri ubu buzima, ntuzi ngo imirimo nkora igeze he, ese irahagije, ese ubwo upfuye muri iki gihe ntabwo uzi ngo imirimo yawe ingana ite niba wajya mu. Donc Imana ntabwo yashatse ko duhera muri urwo rungabangabo, ahubwo yadushyiriyeho Bibiliya ku buryo tubasha kuyisoma tukamenya, tukagera ku kigero gishyitse. Umuntu w'Imana ku buryo aba ashyitse, ari confident. Ibyo nabyo kandi Bibiliya ikomeza itubwira ko bitabereyeho kugira ngo bibe gutyo gusa,
ahubwo Bibiliya ikomeza itubwira ngo kugira ngo umuntu w'Imana abe afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Ni ukuvuga ngo muri iyi si tuhari kugira ngo dukore imirimo myiza yose. Iyo mirimo myiza hari umuntu uhita uvuga ngo none iyo mirimo myiza ni iyihe? None se tujye gufasha abakene? None se tujye gusura abarwayi kwa muganga? None se tugire gutya? Ugasanga hari n'abihutira gukora imirimo batazi nyirizina iyo mirimo ni iyihe. Bibiliya mu gitabo cy'Abefeso aratubwira ngo turi abo yaremye kera ituremera imirimo myiza muri Yesu Kristo ngo tuyigenderemo. Bivuze ngo utari muri Yesu Kristo ntushobora gukora imirimo myiza. Icyakora ushobora kuyigana ugasura abarwayi, ukagaburira abakene, ukabambika, ukagira ute, ugakora ibyo abantu bakita byiza. Ariko ibyo biba bimeze nko kujya muri kampani ukayikorera itaraguhaye akazi, ku mpera z'ukwezi ukajya guhembesha. Nta muntu waguhaye akazi, ukageza nko muri ofisi y'abantu ukabakoropera, ukabashyira utuntu ku murongo, nta muntu waguhaye akazi. Warangiza ku kwezi ukajya guhembesha. Ikindi, Yesu Kristo yaravuze ngo turi umunyu w'isi. Ntago ushobora gufata itabaza cyangwa se umucyo ngo utwikirizeho intonga. Mu yandi magambo, akamaro k'itara ni uko urishyira ahantu nyine rikamurika. Niko kamaro karyo. Rero natwe turi abo yaremye, idushyira ku isi, iduhereza ibyo dukwiriye byose kugira ngo natwe tuyigaragaze mu isi. Ibyo byose ntabwo wabikora udafite ibyanditswe byera. Ngako akamaro ka Bibiliya. Imana yadushyize ku isi idashaka ko tuza ngo ducangwe n'ubuzima. Idushyiriraho instruction note. Nk'uko ugura igikoresho cya elegitoronike ugasangamo agapapuro kakubwira uburyo icyo gikoresho gikoreshwa. Ni nako nk'uko tuvuka mu isi tutazi ngo kuki turi ku isi, n'iki dukwiye gukora, impano yanjye ni iyihe, ni gute nabanira abantu amahoro, n'iki ibintu byose. Imana ntiyashatse ko duhera muri urwo rungabangabo, ahubwo yashyizeho icyo twakita instruction note. Ibyo ukwiye gukurikiza cyangwa se uburyo ukwiye kubaho kugira ngo ube uri kubaho ubuzima nk'uko Imana yabugeneye. Ibyo kandi bikorera kugira ngo tuyigaragaze mu isi, dukore imirimo myiza. Iyo mirimo myiza ntabwo ari wowe uyisobanura. Ntabwo ari wowe tuvuga ngo baratubwira dukora imirimo myiza, none ngiye gusura abarwayi, none ngiye gufasha abakene, none oya. Bibiliya tuvuga ngo turi abo yaremye kera ituremeye imirimo myiza muri Yesu Kristo. Uze ngo utari muri Yesu Kristo ntushobora kumenya iyo mirimo iyo ari yo. Ushobora kwishyira muri ako kazi ukajya gukora iyo mirimo, nyamara ukazaba muri babandi Yesu Kristo abwira ngo sinigeze kukumenya. Twibukiranye ko Bibiliya nk'igitabo ntabwo ari ijambo ry'Imana, ahubwo Bibiliya nk'igitabo dusangamo ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ntabwo ari inyuguti, ijambo ry'Imana ni Yesu Kristo. Niba ibyo mvuze bigucanze, kanda kuri iyi video usobanukirwe Bibiliya icyo ari cyo. Tubonane mu yindi video.